Ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe. Nshimiye Imana kubw'aka kanya keza yongeye kuduha kugira ngo dukomeze twumve icyo Yesu akwiye kuba yatubwira mu gihe yaba ari aha ngaha, kandi arahari mu buryo bw'umwuka, avugana natwe, agenderera abantu, adutumaho, avugana natwe mu ijambo rye. Mu by'ukuri arahari umwami wacu. Nshimiye Imana rero ko iduhaye kano kanya. Impamvu uri kumva ni uko iriho, ni uko yakurinze. Nanjye impamvu ngarutse hano ni uko yandinze, cyane ko Satani ntabwo aba ashaka ko twakomeza kubaho cyangwa twaba amahoro. We aba yumva ibye yatugirira nabi gusa, tukaba turiho tubayeho nabi, tumeze nabi, turwaye cyangwa se dupfuye, cyangwa se twahuye n'amakuba n'ibyago. Rero kandi n'iyo duhuye nabyo, umwami wacu abana natwe. Rero shima Imana ku bw'aka kanya, noneho tugiye gukomeza twumva icyo umwuka abwira amatorero. Ku bantu badukurikiye bwa mbere, nitwa Umuhoza Sylvie bakunda kwita Mama Karebu. Shima Imana ko nawe uje kugira ngo dukomezanye urugendo. Ntabwo uzicuza na rimwe ko uri aha ngaha, ntabwo tuzavuga ibintu bigusubiza inyuma, ahubwo dukomeje inzira ifunganye. Ni ugufatana amaboko ubundi tugakomeza. Birakwiye ko twumva byinshi cyangwa se dushakisha ibitunga umubiri, ariko n'ibitunga ubugingo, ibidukumbuza ijuru, ibidukumbuza iyo tujya, nabyo tukabishaka tukabibona, atari ibidukumbuza isi. Ko hari ibintu byinshi bidukumbuza isi, bidukundisha isi, ndetse n'inyigisho zimwe na zimwe zidukundisha isi, ku buryo uba wumva wahabwa ibyo wifuza byose byo mu isi, hanyuma umwami wacu yashaka ntagaruke, yashaka akazaza kera, mbese isi waramaze kuyumva neza. Ariko iyi si irimo imibabaro, irimo ibintu byinshi bibi cyane kubera, kuko iwacu sino uko byagenda kose, iyo uri mu nzira ifunganye uhura n'ibintu bituma rimwe na rimwe uvuga ngo ariko mwami uzaza ryari ngo turuhuke. Ni ukuri ntabwo ari ngombwa ko baba bagufatiye icyuma ku mutwe, ariko iyo uhuye n'amakuba, wenda n'urugero mu kazi cyangwa se no mu zindi nshingano zose urimo, bikagusaba ko witwara gutya na gutya, kandi ufite ukundi kuntu wakabaye witwara ugakemura ikibazo cyawe, ariko ukitwara uko ijambo ribigusaba, icyo gihe bibabaza umubiri ku buryo bisaba kwihangana. Niyo mpamvu amakuba ku bantu bari mu nzira ifunganye, ku bana b'Imana, ku bantu bari kujya mu ijuru, arahari impande n'impande. Aratugota, umwanzi Satani araduhiga amanywa nijoro, aratubabaza, ariko ndashima Imana ko Yesu ahari, abasha gutabara abe. Rero turimo gusoma kino gitabo tugisoza. Ndasuhuza abantu bagikurikiye kuva gitangiye, kandi ndahamya neza ko hari icyo cyatumariye. Ku bantu badukurikiye wenda tukigeze hagati, nabashishikariza gukurikira ibyo twabanje kwiga, cyangwa se bakaba bagishaka bakagisoma mu ndimi zose nabonye gihari. Ni icy'umubyeyi witwa Maria Baxter Katarina yagiranye urugendo na Kristo, amwereka Gehinomu, aramumwereka iminsi itari mikeya, anamusigayo ndetse kugira ngo azabe ari inkuru azi neza. Inkuru wari urimo itandukanye n'inkuru wabwiwe. Hanyuma amwereka amayerekwa atandukanye, amusaba cyane kwandika ibyo yamweretse, kugira ngo abe igihe cyabanje n'icya none, ndetse n'igihe kizaza, igihe umwami wacu azaba ataraza, bazabashe kubyumva bamenye neza iyo umuntu atarimo agenda neza mu by'Imana, aho aruhukira. Hanyuma kandi yagerageje kumwereka n'ijuru. Turimo kugisoza, tugeze ku gice cya 25. Iki gitabo gifite ibice 26. Urumva ko tugisoje. Ndizera ko tutasomye wagera ukabirambirwa ntubyumve, cyangwa se ukabimenyera, kuko buri gice hari icyo cyatwigishaga. Rero reka tugisome tukirangize twihuse. Ndabizi neza ko hari icyo uza gukuramo. Ndakwinginze, twasomye Gehinomu, twumva ibyayo, duhinda umushyitsi bamwe ku babihaye agaciro n'ababyumvishe bakabyitaho. Tugambirira kutazajya hariya hantu. Ikiguzi cyose bidusaba tuzagitanga, ariko twe kuzajya hariya kubabazwa ubuzima bwose, kuko Bibiliya iratubwira ngo uhereye igihe cya Yohana Umubatiza
ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Ni ukuvuga ngo iri juru ni ukuritwaranira, ni ukuriharanira, hari ikiguzi bigusaba kugira ngo ubashe kuba warijyamo. Nyuma y'uko Kristo adupfiriye ariko hari icyo nawe bigusaba. Ni ukumvira amategeko ye, nta na rimwe usimbutse, twarayize kandi tuzakomeza no kuyiga no kuyiyibutsa. Hanyuma gahunda dufite ni iyo kuyumvira. Reka dusome rero bimwe mu byo uyu mubyeyi yabonye byo mu ijuru. Narahasomye numva Yesu yaza ejo tukagenda. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi twifuza cyangwa se tubona muri iyi si tukabona ni byiza pe, ariko ndakubwiza ukuri iyo tujya ni heza ku rwego utabona uko ubivuga. N'abagerageza kubibona babura ukuntu babisobanura, birahebuje. Mu by'ukuri Satani aturwanya azi neza aho tujya kugira ngo ntituzajyeyo, ariko mu izina rya Yesu tuzaharanira kujyayo kandi Yesu azadushoboza. Reka dusenge ubundi dusome twihuse. Data, mu izina rya Yesu, urakoze ku bw'aka kanya keza wongeye kuduha, kandi hari byinshi ugiye kutwigisha, hari byinshi ugiye kudukumbuza. Ugiye kudukumbuza ijuru, aho kugira ngo turusheho guheranwa no gukunda isi, ahubwo dukumbura iyo tujya, dukumbura ijuru, dukumbura iwacu, dukumbura aho tuzaba iteka. Urakoze, ngaho bana natwe. Sengera imitima yose igiye kumva kugira ngo ugire icyo uyiganiriza, ugire icyo uyikumbuza, ugire uburyo uyihumuriza, abababaye, abafite agahinda n'ibindi bibazo bitandukanye, ubashe kubakumbuza no kubibutsa ko hari aho tujya kandi heza. Urakoze, mu izina ryawe nsenze nizeye, amen. Igice cya 25 kiravuga ngo amayerekwa y'ijuru. Amwe mu mayerekwa akurikira nayahawe mbere y'uko Yesu anjyana muri Gehinomu. Amwe muri yo yaje ndi hafi kurangiza urugendo rwanjye rwo muri Gehinomu. Ishusho y'Imana. Nahawe iri yerekwa ryo mu ijuru ubwo nari mu masengesho menshi ntekereza ku Mana kandi ndyamye. Icyubahiro cy'Imana cyamanukiye aho nasengeraga, umucyo waka cyane n'imbaraga z'icyubahiro byaje imbere y'amaso yanjye. Hagati y'uwo muriro n'umucyo hari intebe y'Imana, kandi iyo ntebe hari hicaye ishusho y'Imana. Ibyishimo, amahoro n'urukundo byavaga mu Mana ishobora byose. Umwuka wari uzengurutse iyo ntebe, wari wuzuye abamarayika b'abakerubi b'abana bato. Mbibuke ko abantu bagiye bagira amayerekwa cyane cyane yo mu ijuru, bagenda babona ibintu bitandukanye. Imana ishobora kukwiyereka mu buryo ishaka. Hariho abavuga ngo twabonye marayika w'Imana, abandi ngo marayika araza aranjyana, abandi ngo umugabo wambaye imyenda yera araza aranjyana, abandi ngo Kristo araza aranjyana. Uko byagenda kose, wowe ujye wita kumva icyari kigambiriwe muri iryo yerekwa, kuko haba hari impamvu byumvishe. Ntugate kuvuga ngo se nguriya ko yavuze ko yabonye Yesu, ngo undi ngo akavuga ko yabonye Imana, ngo undi ngo akavuga ko yabonye marayika, ngo ibyo ni ibiki? Ibyo ni ibintu ushobora gutindaho wanariza bidafite icyo biri bukumarire, kuko Imana ishobora kukwiyereka mu buryo bwayo. Abandi bakavuga bati se Imana ntushobora kuyibona, kuko uyu ntabwo yayibonesheje amaso y'umubiri, yayibonesheje amaso y'umwuka. Niyo mpamvu adashobora no kubona uko yabivuga. Ifite uburyo yamwiyeretse, niyo mpamvu tutajya kubitindaho, ahubwo twumve uko byagenze. Kuri iyo ntebe hari hicaye ishusho y'Imana. Ibyishimo, amahoro n'urukundo byavaga mu Mana ishobora byose. Umwuka wari uzengurutse iyo ntebe wari wuzuye abamarayika b'abakerubi b'abana bato, baririmba basoma Umwami Imana mu maso, ku biganza no ku birenge. Indirimbo yagiraga iti: Uwera, 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 Uwiteka Imana ishobora byose. Abo bakerubi bari bafite indimi z'umuriro zicaye ku mitwe yabo no ku isonga rya buri tubaba twabo dutoya. Ukuntu amababa yabo yagendaga byasaga nk'ibiyoborwa n'uko imbaraga z'icyubahiro cy'Imana
byagendaga. Umukerubi yaragurutse aza aho ndi, nuko ankora ku maso. Umutwe w'amagambo: imisozi ya zahabu. Mu iyerekwa narebye ku isi ngeza kure. Nashoboye kureba mu birometero byinshi, mbona igihugu kinyotewe imvura. Hasi ku itaka hari harasataguritse, humye, hambaye ubusa, nta biti cyangwa ibyo ari byo byose byaheraga. Nyuma nemerewe kureba hirya no hino y'igihugu cyari cyumye, ndakomeza ngeza mu ijuru. Aho impande n'impande kandi zikoranaho, ku mfatiro zabyo uburebure bwabyo hari imisozi ibiri minini. Negereye iyo misozi nza kumenya ko yari ikozwe muri zahabu ikomeye. Zahabu yatunganyijwe neza ku buryo umuntu yashoboraga kuyireberamo nk'indorerwamo. Hakurya y'iyo misozi nabonye umucyo ubengerana w'umweru, kandi uwo mucyo wamurikaga ikirere cyose. Mu mutima wanjye numvise ko aho ariho urufatiro rw'ijuru rwicaye. Abantu barwanira impetano y'izahabu, nyamara Imana itunze zahabu zose. Umusozi wa zahabu, umusozi wose ugizwe na zahabu ushobora kwireberamo nk'indorerwamo. Zahabu ngewe abazizi barazizi, bazi n'agaciro zifite. Ushobora kwibaza ubwo umusozi wari ugizwe na zahabu zifite agaciro kangana iki? Kubakwa kw'inzu y'inyumba. Ubwo nasengaga nahawe iri yerekwa. Nabonye abamarayika basoma ibyanditswe by'imirimo dukora hano ku isi. Bamwe muri bo bari bafite amababa, mu gihe hari abatari bayafite. Bamwe bari banini, abandi bari bato, kandi mu maso yabo bose hari hatandukanye. Ntibasaga nk'uko abantu bo ku isi ubamenya ukabatandukanya bitewe n'uko basa mu maso, ni nako n'abamarayika bari bameze. Nabonye abamarayika bakorana umwete bakeba za diyama nini cyane, nuko bakazishyira mu mfatiro z'amazu y'amanyumba meza cyane. Ayo madiyama yari afite metero 1 mu bunini na metero 2 mu burebure, kandi yari meza cyane. Uko umuntu ayobora undi ku gakiza, ni nako ku nzu ye hiyongeraho diyama. Nta kazi kaba ak'ubusa iyo gakorewe Imana. Njye nyamabwira ni nupositinga, nyamara hari igihe umuntu ashobora gukizwa kubera wapositinze gusa, nk'uko nanjye hari abakizwa kubera ko nicaye aha ngaha nkavuga gusa. Imana yo irikorera, ariko kandi kubera ko wabikoze ubikunze, tuba turimo gukeberwa za zahabu dushyirirwa ku mazu yacu. Amarembo y'ijuru. Ikindi gihe ubwo nariho nsenga nabonye iri yerekwa ry'ijuru. Nari mu mwuka, nuko marayika ansangaho narindi, nuko anjyana mu majuru. Nanone hari imico inyuranamo, n'ubwiza burabagirana nk'ubwo nari nabonye inyuma ya ya misozi minini cyane miremire ya zahabu. Byari ibintu biteye ubwoba kureba imbaraga z'Imana zigaragajwe. Ubwo marayika nanjye twari hafi yo kugera ku marembo 2 manini cyane kandi maremare cyane, yari mu rukuta runini cyane. Twabonye abamarayika 2 banini cyane mu buryo budasanzwe, bafite inkota. Bari bafite uburebure bwa metero nka 15, kandi umusatsi wabo wasaga n'izahabu. Ibi bintu ndagira ngo bikurure
ubitekereze ari wowe urimo kubireba. Amarembo yari maremare ku buryo ntashoboraga kureba hejuru ku iherezo ryayo. Yari imirimo myiza cyane y'ubukorikori yakoranywe ubuhanga nari ntigera mbona. Yari yakozwe n'intoki bigiye bizingiyemo udupande dushimangiye kandi dutatswemo amabuye y'agaciro, imarigarita za diyama, safiro, buri kintu cyose cyo ku marembo cyari kinononsoye, kandi ayo marembo yakingukaga aganisha hanze. Marayika wari ufite igitabo mu kiganza cye yarasohotse aturuka inyuma ya ya marembo, amaze kureba muri cya gitabo abona kunyemerera ndinjira. Yewe usoma ntushobora kwinjira mu ijuru niba izina ryawe ritanditse mu gitabo cy'ubugingo. Icyumba kirimo ibitabo, amadosiye y'abantu. Mu iyerekwa marayika yanjyanye mu ijuru, nuko anyereka icyumba kinini cyane gifite inkuta za zahabu gusa. Inyuguti zari zanditse kuri izo nkuta hamwe na hamwe wabonaga hasa n'icyumba kinini cy'isomero, bibliothèque, library. Usibye ko ibitabo byari bishimangiye mu nkuta aho gupangwa mu tubati. Abamarayika bambaye amakanzu maremare bavanaga amadosiye mu nkuta bakayigana ubushishozi bwinshi. Ibyo bakoraga byagenderaga mu buryo n'ubwitonzi. Nabonye ibyo bitabo bifite ibifuniko bya zahabu biremereye. Zimwe mu mpapuro zari zifite ibara ritukura. Ibyo bitabo byasaga neza cyane. Wa mumarayika twari kumwe yavuze ko muri ibyo bitabo handitsemo ibintu by'ubuzima bwa buri muntu wese wavutse ku isi. Yambwiye ko hariho n'ibindi byumba byinshi bibitsemo ibitabo byinshi. Yongeyeho ko buri gihe abamarayika bakuru bazana ibyo bitabo imbere y'Imana kugira ngo igire ibyo ishima n'ibyo igaya. Muri ibyo bitabo habonekamo amasengesho y'ibyasabwe, ubuhanuzi, ibigendererwa myifatire, ibintu dukora bya buri munsi, imyitwarire yose dukora ya buri munsi twitwara, byose birandikwa. Ni ukwitonda, gukurira mu Mana, abantu bayobowe kuri Kristo, imbuto y'umwuka wera n'ibindi byinshi. Buri kintu cyose dukora kuri iyi si abamarayika baracyandika muri kimwe muri ibi bitabo. Hacagaho akanya gato marayika agafata idosiye, impapuro zayo akazogesha akenda koroshye. Impapuro yamaraga koza zahitaga zihinduka umutuku. Urwego rw'ijuru. Umwuka w'Umwami Imana yanzaniye iri yerekwa rikurikira. Nabonye urwego runini rw'umwuka rumanuka ruva mu ijuru kugera ku isi. Ku ruhande rumwe rwarwo abamarayika bamanukaga baza ku isi, mu gihe abandi bazamukaga ku rundi ruhande. Abo bamarayika bari ku rwego nta mababa bari bafite, kandi buri mumarayika yari afite igitabo cyanditsemo izina inyuma y'igifuniko kibanza. Bamwe muri abo bamarayika basaga nk'aho
Bamwe muri abo bamarayika basaga nk'aho batanga amabwiriza kandi bagasubiza ibibazo babaga babajijwe na bagenzi babo. Iyo bamaraga kumva ya mabwiriza n'ibibazo byabo bishubijwe, baragendaga bakabura. Nabonye n'izindi nzego mu bindi bice byo mu isi, abamarayika ntibatuzaga, bagendaga bazamuka abandi bamanuka, bagendana ubutware kandi babaga bashize amanga, kuko aba ari intumwa zifite amategeko avuye ku Mana. Iki gice turakirangije. Uko byagenda kose iri yerekwa rya nyuma na Yakobo yararigize ubwo yavuze ngo yiseguye ibuye akagira iyerekwa, yarangiza akavuga ngo yaraye ku marembo y'ijuru. Yabonye urwego ruriho abamarayika, bamwe bagenda bazamuka, abandi bagenda bamanuka, bagiye bazanye ibyifuzo, bazamuye ibyifuzo, abandi bazanye ibisubizo. Rero iki gitabo ni icy'umwuka, ntabwo kiri hirya ya Bibiliya. Niyo mpamvu kubyumva ukabyumvira ukabifata nk'ukuri ukabyitaho ni iby'ingenzi kandi ni iby'umumaro ku bugingo bwawe. Reka dusoze, tuzagaruka twiga n'ijambo ry'Imana, ariko tuzasoma n'iki gice cya nyuma tube turangije kino gitabo. Imana ishimwe cyane. Data, ndagushimiye kubw'aka kanya keza uduhaye kandi kubyivuganye natwe, tubashije kumva ijuru ndetse tuzakomeza no kumva cyane. Turifuza, imitima yacu irifuza kuzabona ubwo bwiza, ntabwo twifuza kuzabona Gehinomu twumvishe nayo ukuntu ari mbi. Turakwinginze udufate amaboko udushoboze, kuko ibitunaniza ni byinshi. Urakoze, komeza kubana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, utwambike imbaraga kandi uturwanirire.